Kera tukiri bato twakundaga kuririmba tuti mu gitondo iyo tubyutse ngo duture Imana umunsi wayo, Satani nayo iratwongora ngo tugumye duhwekere, igakomeza igira iti mu kirago harashyushye niba ari imisambi ndatira ntayo musanga. Ibi mu buzima busanzwe bitwibutsa nanone ko duhura n'ibigeragezo byinshi, ariko tubyitwaramo dute? Nawe ntagushuke nk'uko yadusibyaga misa ya buri gitondo, utisanga utuka Imana mu kigeragezo kuko hari abandi benshi bafite ibirenze byawe. Kurikirana ubuzima bw'umusaza urasanga hari byinshi ufite byo gushimira Imana. Uyu nguyu nta wundi ni Bihoyiki Sipiriyani, utunzwe no gusabiriza nyuma yo kurwara paralizi. Akimara kurwara paralizi, umugore we yahise amutajya gushaka abandi bagabo. Ubu ngubu yibana wenyine mu Gatsata, mu gihe abana bo ngo bagize amahirwe babona babafasha kujya ku ishuri. Ubwo twamusangaga muri gare ya Nyabugogo asabiriza mu masaha y'umugoroba, yanyuzagamo akaganiriza abagenzi kandi aseka, abumvisha ko yiyakiriye kuko ntacyo yarenzaho ku byamubayeho. Ariko ku rundi ruhande akazirikana ko no kuba agihumeka akwiye kubishimira Imana, kuko paralizi iza kumufata umutwe ubu ngubu amateka yaba yaratangiye gusibangana. Ubuzima bwe hari byinshi byakwigisha, tega amatwi wumve. Yatewe Sipiriyani Bihoyiki, njye nahoze ndi umukarane ngufu, nayoboye n'ishyirahamwe bita Asokonya Association Kurado Nyabugogo. Ubwo naje kurwara ikintu bita paralizi. Paralizi ngize amahirwe ndivuza, cyakoze muri makeya Imana ingirira neza, mbasha kubona ko wenda mu buzima bwanjye amaguru yatandukanaho gakeya, ariko umugongo uguduka nyine nta kundi. Ikibazo rero cyerekeye imibereho nawe urakibona, ni ikindi kintu nakora sibyo gusa kujya gusenga Imana, ntabwo nkaza mbese n'ubundi nkasabiriza nta kundi. Ni ukuvuga ngo njye uburwayi bwafashe 2011, baje kubifata 2011, ubwo nyine nahereye nifuza kongera kwa muganga, ibintu birananirana. Ubwo ngubwo nyuma yaho nyine Imana irangiye kugira neza ahubwo hoke, ubwo ngubwo ntuye hano mu Gatsata n'ubundi niho mbarizwa, ariko imibereho nidanje mufasha umudamu twaratandukanye n'akana bafite. Nuko ntanyeganyaga nawe urabyumva, umva umudamu uri yawe bwo no kumuhahirayo nta kindi kintu wamukorera, nuko nyine yasa muri makeya yaraseze aravuga ati imibereho y'umuntu utishoboye ntabwo nanjye kandi sinabona ukuntu nakwibesha. Muri make yakwishakira ntabwo, ariko abana n'abasaba gusa iyo umuntu yananiwe kwiyakira wamugira inama yo kwihangana, ko Imana niyo ishobora byose, kiba yagupangiye ntabwo ubikizi. Ubwo mbese ni ukwiyakira, leta nigira ikigipangira ukora imibereho nawe urayibona n'idanje, guteza akaboko nta kintu byakunda, tugomba gufashwa muri make.